ngahore ariko se Damu ko mbona abantu bose batanya bagana kuri Assemblée de Nyakarambi habaye iki? Utambwira ko wari utabizi ko kuwa 26 na 27 ukwa kabiri 2022 kuri Assemblée de Nyakarambi hari igiterane cy'imbaraga aho tuzataramirwa n'abahanzi ndetse n'amakorali atandukanye nka Kohati Worship Team ya EPADER Nyakarambi, Kohati Choir ya EPADER Nyakarambi, Blessed Choir ya EPADER Kaziba, Bethel Choir ya EPADER Rwaneru, Worship Team ya EPADER Rwaneru, Focus Team Missionary Ministry izabasusurutsa ndetse n'abandi benshi. Sabo gusa kandi kuko tuzaba turi kumwe n'abashumba basizwe amavuta na Pastor Ntwarane Anastasie umushumba w'itorero rya Assemblée de Nyakarambi ndetse na Bishop Peter Rwagasore na madamu ndetse na worship team yabo guturuka Kigali. None se Damu icyo gitaramo kizatangira ryari kizarangira ryari? Uzajya tuba dufite ibihe byiza guhera saa 8 z'amanywa kugera saa 12 z'umugoroba. Muzaze muri benshi tugaragaze gukura mu kuzana umuntu kuri Kristo.